Umushinga wo kuvugurura no kunoza imiturire i NYABISINDU umwe mu mishinga migari ya leta y'u Rwanda binyuze mu kigo gishinzwe guteza imbere imiturire kizwi nka Rwanda Housing Authority, aho havugururwa hari hasanzwe hari imiturire y'utujagari, abahatuye bagatuzwa mu nzu nziza zihangana n'imihindagurikire y'ikirere. Uyu munsi tugiye kureba aho umushinga wa NYABISINDU ugeze. Wibutse ko wageze kuri Decent T&C, wamuyobora ukuriza update ku mishinga minini y'ubwubatsi. Iyo utarakora subscribe, uyu niwo mwanya. Wibuke gukanda like na share kuri iyi video ubundi twameze twibanire. Nyuma yo kubona impinduka n'umusaruro, umushinga wo kuvugurura imiturire kuri Mazi, umurenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge, umujyi wa Kigali, wiyemeje ko bigomba gukomereza no mu bindi bice bitandukanye by'umujyi, aho ku ikubitiro byemejwe ko hagiye gutangirira mu murenge wa Remera ahazwi nka NYABISINDU, mu midugudu igera kuri 4 niho byatangiriye. Hakaba hitezwe gutuzwa imiryango igera ku 600 yari isanzwe hatuye ariko mu buryo bw'akajagari. Dore ko mu ntangiriro za Kamena mu mwaka wa 2025 nibwo inzu zari zihasanzwe zatangiye gukurwaho, zirasenywa, zikurwaho, abari bahatuye bashaka aho bajya gukodesha. Muri igice rero kingana na hegitari zigera kuri 38 zirenga, hemejwe ko iyo mirimo igiye gukorwa. Nyuma yo gusenya izo nzu nibwo hatangiye imirimo yo kuhatunganya, ariko mu kuhatunganya icyakurikiyeho no kwakurikiyeho imirimo yo kubanza gushyiramo ibikorwa remezo by'ibanze. Ubwo tuvuze ibikorwa remezo by'ibanze niho dusanga harimo nko gutunganya inzira z'amazi, cyangwa se tukaribona nanone ndetse ibijyanye n'imihanda, kuko ahantu hatuye abantu hagomba kuba hari uburyo bwo kuhagera, uburyo bw'imigenderanire. Niho hashyizwemo rero imihanda, akaba ari imihanda ihuza mu tuduce cyangwa se iyi midugudu igiye gushyirwamo no mazu n'ibindi bice bitandukanye bya Remera. Dore ko kuri ubu ngubu imihanda yamaze kugeramo tayari, kaburimbo yagezemo ndetse n'amatara yo ku mihanda, ibyo ngibyo by'ibanze byamaze kugeramo, ndetse n'ibiraro, kuko wanga hasa naho harimo igishanga naho hashyizwemo ibiraro. Ubona ko hari ibintu bimaze kumera neza, hamaze gusa neza, ibikorwa remezo ubona ko byahinduye. Iyi mihanda turi kuvuga ndetse n'aya matara ubona ko byahinduye isura yaho. Nubwo turi kuvuga ibyo kubaka n'ibyiki, turi kuvuga imihanda cyangwa se n'amatara yo ku mihanda, ariko ibijyanye no kubaka cyangwa se imirimo yo kubaka amazu nyirizina, ubu nibwo twavuga ko igiye gutangira muri izi ntangiriro z'uyu mwaka wa 2026. Nibwo ubona ko imirimo igiye gutangira, kuko imirimo yo gutangira gupima cyangwa se bizwi nka setting out, ubu urabona ko aribwo imirimo itangiye. Bivuze ko inzu ya mbere kubaka amazu bigiye gutangirana n'uyu mwaka dutangiye, kuko ibikoresho by'ibanze ubona ko byageze mu ishansiye, kuko mubibona yaba ari amabuye, imicanga, ibyuma, amafera beto za BRC, yaba ari amatafari, byose ubona ko biri tayari. Bivuze ko gupima nk'uko muri kubona byatangiye, ndetse n'ibikoresho nabyo tayari bikaba bihari. Uvuze ko akazi ubu katangiye, imirimo yo kubaka nyirizina, kubaka amazu. None tugiye kubona ko hagiye guhinduka n'umusozi ugiye guhinduka, tukabona urimbishijwe amazu nk'uko mubibona, hazaba hasa neza, amazu atandukanye, imihanda n'ibindi bitandukanye byose nibo byamaze kugeramo, hazaba hahindutse. Muri rusange inzu zubakwa muri uyu mudugudu ni inzu zigera ku 639 hano muri uno mudugudu cyangwa se hano NYABISINDU, ariko zikaba ari inzu z'amagorofa agera kuri 58, aho buri gorofa imwe ibigeretse inshuro 3 cyangwa se bizwi nka G+3. Ariko tuvuze ngo inzu 639 aba ari inzu zirimo ibyiciro bitandukanye, kuko niho uzasanga harimo inzu mu buryo bw'amastudio, inzu z'ibyumba kimwe, inzu y'icyumba bibiri, ibyumba bibiri, inzu y'ibyumba bitatu. Izo nzu tuvuze ngo icyumba kimwe cyangwa se bibiri cyangwa se bitatu, aba ari inzu iri kumwe n'igikoni ndetse na salo, ndetse ikaba ifitemo na douche na toilette byayo. Ushobora kuba imwe cyangwa se ebyiri bitewe n'uburyo inzu ingana. Twavuga studio ni inzu ibimwe nk'ibyo dusanzwe tuzi nka chambrette, ariko iyo chambrette ikaba irimo umwanya uhagije wajyamo igitanda, aho ushobora kuba washyira igikoni cyangwa se gaze yawe n'ibiki ngo ubashe guteka, ndetse kandi ikaba ifitemo na douche na toilette. Iyo tuvuze ko inzu zubakwa zigera ku 639 hose haba harimo ibyo byiciro byose bibumbiye hamwe, ku buryo ya miryango iyo bagiye kuyiha inzu bagenda baguha inzu bakurikije izawe bashenye cyangwa se ubutaka bwawe uko bwanganaga, iyo wari ufite aho ngaho, bakagenda baguhamo amazu muri ayo mazu mu byiciro bigiye bitandukanye bihwanye n'ubundi n'ibyawe byakuweho cyangwa se n'ubutaka watanze, ku buryo ushobora kuba wahabwa inzu imwe, undi akaba yahabwa 2, undi akaba yahabwa 3, nabwo ziri mu byiciro bitandukanye. Byose biterwa n'uburyo n'ubundi wari usanzwe uhafite imitungo cyangwa se ibyo wari usanzwe uhafite. Mu kubaka izi nzu, leta ikaba yarabigeneye asaga miliyari 20 z'amanyarwanda mu ngengo y'imari y'ibihumbi 2025 izarangira muri 2026. Gusa nubwo turi kuvuga ngo ni inzu zo guturamo, ntago mu kuzubaka bijyanishwa no kubaka inzu zonyine, kuko inzu zubakwa hajyanishwa n'ibindi bikorwa bitandukanye bigomba guhashyirwa kugira ngo abazazituramo bazabashe kuba batuye ahantu heza, ahantu
buri wese yibona, yaba ari umuntu mukuru yaba ari umwana, ku buryo buri wese atabasha kubangamirwa ahubwo anezezwa cyangwa se yishimira kuba atuye ahantu nk'ahangaha. Muri ibyo bikorwa rero bigomba gushyirwamo kubaka izi nzu bijyanishwa no kubaka isoko. Hagomba gushyirwamo isoko kugira ngo rizafashe abazatura ahangaha kuba babasha kubona aho bahahira, ndetse n'abakora imirimo y'ubucuruzi bakaba babona aho babasha kuyikorera, ndetse kandi hagomba gushyirwamo ECD aho abana barererwa cyangwa se ibyo tumenyereye nk'irerero. Si ibyo gusa kandi hagomba gushyirwa ibibuga by'imyidagaduro, dore kuri ubu ku ikubitiro ikibuga ahantu ushyirwa ibibuga murabona ko hatangiye gutunganywa, murabona ko imirimo nabwo igeze kure, kuko imirimo yo kuhatunganya, imirimo yo kugitunganya nayo igeze kure, kuko iby'ibanze byose byararangiye, yaba ari imiyoboro itwara amazi ikanariza amazi ava mu kibuga, yaba ari retaining wall, iby'ibanze byose urabona ko byarangiye, isigaye guhabwa isura ubundi cyatangira gukoreshwa. Kandi tuvuze ngo ikibuga cyangwa se ibibuga, ibi ngibi byazanywe bizaniwe community, ntabwo ari no midugudu gusa, ahubwo abakikije ibice byose byicaye ahangaha, urubyiruko, abana bose bazajya baza bidagadure, banezererwe cyangwa se bakonsuminge ibyiza by'igihugu. Dore ko ahangaha ari iruhande n'urundi rw'amashuri, yaba ari ishuri riri hano haruguru naryo rizajya abanyeshuri bazababonye ahantu bidagadure, dore ko kuri ubu ngubu mu Rwanda hari ikibazo cy'ibibuga ku mashuri, aho usanga hasanzwe hari ibibuga hose hubatswe amashuri. Kuri ubu ngubu rero gahunda ihari ni yuko hongera kugarurwa, hongera gushakishwa uburyo noneho bya bibuga byubatswe haboneka ibindi noneho bisimbura. N'iki rero nangaha hegerejwe n'umudugudu kandi hakegerezwa n'ubundi n'iri shuri hasanzwe, ni muri urwo rwego rwo kugira ngo icyo kibuga kizaba cyaba shared muri community, amashuri mu midugudu hose bakaba cyabasha gusavinga kuri urwo rubyiruko, bakabasha kubona aho berekanira cyangwa se bazamurira impano zabo. Kubaka igice ntabwo ariho bizarangira, kuko iri ni itangiriro, bikazakomeza nk'uko mubibona hashenywe igice kimwe, ariko ntabwo Nyabisindu yose, aka gasozi kose ka Nyabisindu ariko kakozweho, kuko murabona ko n'andi mazu hirya aracyahari. Gusa habye gutangirwa ino mirimo yo kubaka, nahango turi kubona n'ubundi hari korutire y'ibibati, yaba ari igice cyo hepfo y'umuhanda, yaba ari igice cyo hirya y'umuhanda, nubwo hari igice twabonye cyanyuzemo imihanda, ariko hose hari korutire n'ubundi naho iyo mirimo y'ibanze cyangwa se iby'ibanze bigiye kumanza gukorerwa, kuko naho turi kubona hatangiye gukorerwa setting cyangwa se gupima inzu, n'ahandi rero n'ubundi hatari hasenywa naho wazagenda hagerwaho mu zindi faza zitandukanye, kuko twabonye kuri Mazi naho hari igice kimwe cyabanje kubakwa, ariko hakaba n'ikindi gice kiri ku ruhande n'ubundi kizagenda gikorwa gake gake, nk'uko leta izagenda ibona ubushobozi hazagenda haboneka uburyo bwo gukomeza uyu mushinga mwiza. Dore ko ubuyobozi bwite bwa leta butangaza ko hagomba kubakwa no gutuza abaturage mu buryo bunoze kandi buhangana n'imihindagurikire y'ibihe, dore ko mu bihe bitandukanye twagiye tubona imyuzure igenda iteza ibibazo hirya no hino mu makaritsiye atandukanye muri Kigali. Akaba ariyo mpamvu hemejwe ko imiturire igomba kugenda ijyanishwa n'ibihe tugezemo cyangwa se n'ibihe turimo, kandi hirindwa kandi hubakwa amazu abasha guhangana n'iyo mihindagurikire y'ikirere. Muri iyo gahunda rero hatangiye kubakwa uburyo bwo gutuza abantu bahereye ku bice bitandukanye, twavuga kuri Mazi, dore ko kuri Mazi habaye icyitegererezo, habaye ariho havuye amasomo ndetse n'ibikwiye gukorwa kugira ngo imiturire ibashe kunoga. Akaba ariyo mpamvu rero ibikorwa nk'ibi ngibi bikomereje n'ubundi hano muri Nyabisindu mu karere ka Gasabo, ariko bikaba bitangazwa ko bizakomeza no muri Kicukiro mu gice cya Gatenga, aho hari imiturire ijyanye isanishwa n'ibice bindi byose twagiye tuvuga byagiye bivugururwa. Tuvuga Mazi ni mu karere ka Nyarugenge, twavuga Nyabisindu ni mu karere ka Gasabo, twagera Gatenga naho ni mu karere ka Kicukiro, bivuze ko ari igice muri buri karere twose, nk'uko ari uturere dutatu tugeze umujyi wa Kigali. Kubaka Nyabisindu rero nibirangira bizaba bifite isura nziza ku mujyi wa Kigali, dore ko bitewe n'uko iki gice cya Nyabisindu kiri hagati y'udusozi tumaze gutera imbere mu buryo bugaragarira amaso, yaba ari Nyarutarama, yaba ari Kibagabaga hakurya ndetse na Remera. Ubona ko Remera nayo iri guhindukana umuvuduko, aho hose ibyo bice byose niko usanga biba byitegeye neza Nyabisindu irimo hasi. Ubona ko imirimo yo kuhavugurura nimara gushyirwaho akadomo azaba ari ahantu heza, bitewe n'ahantu hose waba uri kuwurebera. Imirimo uko izakomeza ijya mbere, natwe tuzakomeza tubaha update. Wowe icyo usabwa no kugumana natwe, niba utarakora subscribe, nugenda utabikoze naho update zo naho utaha nakagaruka. Bye bye, ciao ciao.